urakibona Nitwa Ishimwe Esther. Ishimwe Esther ariko umuntu bavuga mu kirimi cyiza Ishimwe Esther Akurumva ko tutabivuze kimwe. Ishimwe Esther ako ndanabizi Ishimwe Esther rero umuntu bavuga neza Ese ni Igifaransa cyangwa Icyongereza? ni Igifaransa Ishimwe Esther Twebwe na Francis. mwize igiswahili n'icyongereza ikibazo cy'icyongereza ntinga nta kintu none n'igifaransa cyo ntacyo muri ikintu zurimi rumwe n'ikinyarwanda cyogire nk'ingi ubwira urundi wambwira ko ujye uzi icyo bisobanuye Kandi ubivuze. Kandi niyo numvise bayivuga hanze ku mihanda urabivuze none uvuze ku nzu. ikinyarwanda n'icyarabu icyarabu turaki Cyarabu kugiraho kamwe se. mubwire ku cyongereza Oya, cyarabu. nako ku cyarabu mubwire ku cyarabu rero bidi rukuvundo icyarabu rero bidi wapi mubwire icyo bisobanuye reze bidi bolo birasobanuye ruva ntabwo ukunze Oya, urandubure. ntabwo utewe wallahi les amis Félix Bolo akumva ukuntu nagasubira mu cyane Uvuga nk'igifaransa na. oya les amis Félix Bolo ahubwo nakoze ikibazo kibaye nibyo nabuze nabyibagiwe akuze igura n'umuntu ugataha udasetse ni ikibazo Ubwa mbere nsetse kugana akagera hano. kandi kuko n'ubwa mbere usetse uhuye n'umuntu bwa mbere sibo cyangwa ntabwo ari ubwa mbere nyine ukumva urishimye nyine ufite ishimwe se Ndishimye cyane. guhura nanjye ntabwo gushimisha Biranshimishije. noneho naje nzakuvangira rero turi gukina na none kubite wa ni mirongo hariya hafi aho njyewe ni ibintu cyane cyane biganjemo ni ubupasiteri ariko se mubaza akantu ufite umukunzi Nakubera we. njye nanakurangira kandi nanjye nakubera we nese ubona njye nakeneye umukunzi Muri ino minsi ntawe mfite. apu ikinyama yewe yego kuri mama yahoraga amamagara abaza niba nakurundi byabigenza Okay. Wowe muri ino minsi rero ugira uko ubigenza umukecuru yishime. cyane muri ino minsi rwose wana ngombe nereke ndamuhagarika mfite